Nshuti bakunzi ba Alpha Byose TV turabasuhuje. Njye nitwa Alphonse Ndamyimana. Nkuko mubizi dutuye tubana kuri Alpha Byose TV mu dushuti kose dutandukanye ndetse n'amavideo atandukanye. Uyu munsi narinje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbere na mbere ndabanza kubasaba kugira ngo mukore subscribe, like and share kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana ibiganiro bica kuri Alpha Byose TV, hanyuma ubutumwa bwiza bukomeze kugera kuri benshi. Alpha Byose TV rero bimwe mu byo ibazaniye harimo ubutumwa bwiza, inyigisho zitandukanye mu buryo butandukanye ndetse n'ubuhamya. Alpha Byose TV tuzajya tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye ariko byahindura ubuzima bwawe. Tuzajya tubagezaho ibiganiro by'ubumenyi busanzwe, tuzajya tubagezaho ibiganiro byaguhindurira ubuzima mbega. Tuzajya ducishaho mu minsi iri imbere, ndateganya ko twacishaho n'uburyo bwo kwiga amategeko y'umuhanda, ubwo twabasha kujya dusobanukirwa n'uburyo mu muhanda bigenda, ukaba washaka na perime ukiga ugatsinda kandi binyuze kuri Alpha Byose TV. Alpha Byose TV tuzajya tubagezaho n'ijambo ry'Imana n'abigisha batandukanye nk'uko mwabibonye twabitangiye tubagezaho ijambo ry'Imana. Tuzajya dufata umwanya uhagije wo guhugura, tuzajya dufata umwanya uhagije wo guhimbaza Imana. Tuzajya duhimbaza Imana biciye mu makorari, biciye mu ndirimbo zitandukanye, mu bahanzi batandukanye. Alpha Byose TV tubazaniye byinshi byiza. Icyo nabifuriza ni ukugira ngo mubane maso natwe kugira ngo tubashe gukora ibintu byiza kandi bigezweho. Njyewe nk'uko nababwiye nitwa Alphonse Ndamyimana, ni njye muyobozi wa Alpha Byose TV. Hanyuma wifuje kugira inkunga uduha, inyunganizi, igitekerezo, ndabaha telefone yanjye kugira ngo mujye mubasha kumbwira, kuko ndi umuntu ukunda inama ndetse n'impuguro. Hari ibyo mwaba mubona bitagenda neza, ushobora kumpugura, ushobora kumpa igitekerezo. Nomero yanjye ya telefone ni 0784 49 37 8 30. Imana ibaha umugisha. Hanyuma nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'imigani, mu gitabo cy'imigani turasoma igice cyaho cya 16, umurongo ni uwa mbere. Haravuga ngo inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Kansubiremo, inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Iri jambo nifuze ko turiganiraho ariko turi mu ntego ivuga kugisha inama Uwiteka. Iyo umuntu yigiriye inama, Bibiliya ibivuga neza ko umutima w'umuntu uruta ikintu cyose gushukana. Iyo ubashije kwigira inama rero utayikuye ku Uwiteka, nta musaruro muzima wabona. Hari abantu bagiye bigira inama mu mitima yabo batagishije inama Uwiteka, bagahura n'ingaruka mbi nyinshi kandi zitandukanye. Dufite ingero nyinshi ku bantu tubona muri Bibiliya, dufite ingero nyinshi ku bantu duhura nabo, ariko burya biba byiza iyo umuntu agishije Uwiteka inama, kuko niwe mujyanama mukuru, niwe mujyanama mwiza. Hari umugabo njya nkunda muri Bibiliya
yakoze ibintu by'ubutwari, arangije agisha inama Uwiteka. Umugabo bita Ezra ubwo bavaga mu gihugu cy'ubunyage, yanze ingabo, yanga izindi ntwaro, yanga ibindi byose, aravuga ngo njyewe tuzayoborwa n'Uwiteka Imana. Ezra amwigiraho ibintu byinshi byiza. Ezra yageze mu nzira, arangije avuga ngo njyewe nshobora kuba nafashe umwanzuro nkavuga ibyanjye, nyine nkahiga nkanjye. Hagati noneho rero bantu tujyanye, bantu turi kumwe mu rugendo, mureke dufate umwanya tujye kuyoboza Uwiteka inzira. Ezra ikintu yakoze, yafashe umwanya ajyana n'itorero n'ubwoko bari kumwe, imiryango myinshi, ahabwa ngo tumanuke tujye ku kagezi Ahava. Bajya ku kagezi Ahava, bajya kugisha Uwiteka Imana inzira, bajya kumugisha inama kugira ngo bamenye iby'igihugu bajyamo. Aka kagezi Ahava rero gasobanuye ibintu byinshi byiza. Ahava havuze nyine nahava ugushaka kw'Imana, ahava ibisubizo by'Uwiteka, ahava inama z'Uwiteka, ahava imigisha, ahava ingabo, ahava nahava ugushaka k'Uwiteka. Uyu mwanya ndakwinginga kugira ngo nawe mu byo ukora mu kazi kawe ka buri munsi, Uwiteka umugire umujyanama mukuru, Uwiteka umugire umujyanama mukuru, kuko Uwiteka naba umujyanama mukuru, ibyo uzakora byose bizaguhira. Abantu benshi bakora ibyo bigiriyemo inama, ariko inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo. Ndabibutsa ko Samusoni ubwo yabashije kwigira inama, igisubizo cyavuyemo, yigira inama yo gukundana na Delila, havamo igisubizo cyo kunogorwa amaso, kubera ko ni inama yigiriye, ntawe yagishije inama. Ubwo ushobora kuvuga ngo nibyo mu isezerano rya kera, reka tuvuge mu isezerano rishya. Umugabo wita Yuda yigira inama mu mutima we, yigira inama aravuga ati ariko ko ndi guhabwa ubushobozi, ndi guhabwa amafaranga, uwayakira ko mbizi neza ko Yesu naza mbizi neza ko batazamubasha nkurikije imbaraga afite. Yigira inama mu mutima we, ariko inama umuntu yigira kubera ko ari we nyirayo, yayigiriye nkawe. Ariko nkuko nimba mujya kubabasha gusoma Bibiliya, nkuko byaje kurangira, Yuda yabonye bamusumiriye agira agahinda kenshi, abonye bamufashe ariheba, abona ko ya nama yigiriye atari ko byaje kurangira igiye. Byaje kurangira bitagenze nkuko yabigambiriye, byaje kurangira bitagenze nkuko yabitekerezaga muri we. Noneho bimuviramo n'umuvumo, arinda apfa yiyahuye, kubera ko inama yigiriye nyine mu mutima we niwe nyirayo. Ariko iyo aza kugisha inama Uwiteka, igisubizo kizima kikava ku Uwiteka, byari kumuhira, byari kumugendekera neza. Iyo aza kugisha inama Uwiteka, yari kumuyobora inzira nzima, akamubwira ati ntibikwiriye ko ugurisha umwana w'Imana. Nshuti bavandimwe, mukora ibintu bitandukanye, mujya muri byinshi bitandukanye, ariko ndabagira inama y'uko mwajya mugisha inama Uwiteka, mukamera nk'uyu mugabo Ezra wagishije inama Uwiteka, abasha kugera mu gihugu cy'isezerano, abasha kugera mu gihugu cy'i Kanani. Umugabo witwa Aburahamu nawe yigeze kwigira inama. Yigiriye inama mu mutima we, aravuga ngo ubwo tugiye gutambuka mu gihugu cy'amahanga, reka twigire inama, Sarayi uzamba mushiki wanjye nitugera mwa kiriya gihugu. Yigira inama aravuga ngo Sara ntago ari umugore we, ngo ahubwo ni mushiki we. Iyo ni inama yabashije kwigira mu mutima we. Bageze mu gihugu, umwami wa Egiputa ashaka gutwara Sara, nyamara kuko ari inama Aburahamu yari yigiriye mu mutima we, byarangiye umwami wa Egiputa amuhamagara amazi ati se ni kuki wagambiriye kumbeshya, ukaba ugiye gutuma mbihorwa? Nshuti bavandimwe, mujye mureka tugisha inama Uwiteka, kuko igisubizo kizima kiva ku Uwiteka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo inama umuntu yigira niwe nyirayo, ariko inama y'Uwiteka, umutima w'umuntu, inama Uwiteka agiriye umuntu niyo nyakuri, nicyo gisubizo kizima, nibwo buryo burambye, niyo nzira nziza umukristo yakabaye atambukamo atigiriye inama.
Ah, iyo wigiriye inama uca mu bibi byinshi. Abisirayeli bazengurutse ubutayu igihe kirekire kubwo kwigira inama ntibagishe inama Uwiteka, bagasubiza umutima inyuma, bagasubiza kwizera kwabo inyuma, bikabatera kongera kuzenguruka ahandi bavaga, akaba ariho bongera kwisanga. Ariko bafashe umwanzuro wo kugisha inama Uwiteka, baragiye bazenguruka. Turebe ku nkike z'Yeriko, bazengurutse inshuro 3 gusa, bazengurutse inshuro 3 inkike zirariduka. Mu buzima busanzwe umuntu agerageza gutekereza gushinga business itandukanye. Ndabibwira benshi nk'urubyiruko, tujya dutekereza, tugira imibare myinshi, tugira ibitekerezo byinshi bitandukanye, ariko iyo wigiriye inama muri wowe, bya bindi ukoze usanga bitaramba, ubijyamo mu mezi 2 bikaba birahagaze kubera ko wigiriye inama. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bari munsi y'imyaka 30 bahura mu ruzerero rwo kuba tutabasha kugisha inama Uwiteka. Ariko icyaba cyiza, mbabwire inshuti, nuko twagisha inama Uwiteka. Ababashije kugisha inama Uwiteka bajye bagera kure. Usanga umuntu ajya kugera ku kintu ageraho, gufata umwanzuro ku buzima, ari uko hashize igihe kinini, ariko ntibyagakwiye. Twakagombye, kuko turakishijwe, haleluya, twamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu mitima yacu, twakabaye dufata n'umwanzuro tutayobowe n'amarangamutima yacu, ahubwo tukaha ubuzima bwacu Kristo akabuyobora. Yamara kuyobora ubuzima bwacu, akaba ari ubugenga tutigenga. Hari umuririmbyi umwe yaririmbye ngo sinkigenga, haleluya, aravuga ngo sinkiri uwanjye ngo nigenge, kubera ko Kristo ari we umugenga. Ntabwo twakabaye twigenga twebwe ubwacu, ahubwo Kristo uri muri twebwe yakabaye ari we utugenga. Nshuti bavandimwe, nagiraga ngo mbabwire, tubashe kurega Kristo uri muri twebwe aba ari we utugenga. Tureke kwigenga twebwe ubwacu, ahubwo tumureke, tumuhe ikaze, tumureke ature mu mitima yacu, narangiza tugenge, abashe kugenga ibyo dukora byose, abashe kugenga imirimo yacu. Reka nsoze dusenga. Sabiye buri wese kugira ngo abane nanjye dusenga Imana. Aho waba wumva warigenze nkawe, dusenga Imana kugira ngo abe ariyo noneho ikuyobora. Aho wumva muri wowe waragamburuye, dusenga Imana abe ariyo ituyobora. Ushobora kuba ugize icyifuzo gishya mu mutima wawe, ariko ndakugira inama yo kwizera. Izere Kristo, uve mu nzira mbi, bya bindi ubona bidatunganye, ugorora inzira yawe, wizere Kristo, nurangiza umuha umwanya muri wowe akuyobore. Reka dusenga Imana. Data, mu izina ryawe Kristo, turi imbere yawe. Uyu mwanya dusanze hari ibyo dushobora kuba twarigiriye mu inama tugateshuka. Dusanze hari ubwo dushobora kuba twarizengurutseho kenshi mu mitima yacu. Ndibuka Zakariya ubwo wamubwiraga ko uzamuha umwana, yagize gushidikanya mu mutima we, arangije ururimi rwe ruragobwa. Data, hari ibyo twashidikanyijeho, hari ibyo tutizeye, hari ibyo twakoze twigiriye inama, turangije Mwami dusanga turi kuzenguruka mu buzima budafite gahunda. Ariko turakwinginze uyu mwanya kugira ngo wongere abe ari wowe utuyobora, utugire inama mu mitima yacu, uture mu mitima yacu. Twarakwimuye mu mitima yacu, ntitwakwimitse ngo tuyobore, ariko uyu mwanya tuguhaye karibu kugira ngo abe ari wowe uyobora ubuzima bwacu. Uyobora ubuzima bw'abasore bari imbere yawe, uyobora ubuzima bw'abagabo bari imbere yawe, ababyeyi ndetse n'abakobwa, buri wese ayoborwe nawe, ubuzima bwacu buyoborwe nawe. Tubushyize imbere yawe kugira ngo tuyoborwe nawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Murakoze.